inyenyeri entertainment niyo ikuzaniye dutangirana na karirimbo katurutse muri season yitwa Dyu, karimo kubarizwamo Haiso ndetse na Wangsu n'abahungu b'umwami disi kabucura karamwitegereje reka aramusuzugura disi wuku nawe disi muzi neza ko yari yarasariye Haiso Haiso ahinguka ahangaha kuri Wangsu kuri mbwebwe sasa umusore nawe yaramukunze bamwita mbwebwe cyangwa Wangsu fourth prince igikomangoma cya kane. Ahangaha murahibuka neza ko ukuna mbwebwe cyangwa igikomangoma cya kane bigeze guhangana, Wangsu ashaka kwica Haiso. Ati ngwino wigire aho utazongera kurira, zakugusha neza. Bisi Haiso ahangaha bamwambikaga imyambaro yumva bimujenye. Karangira dutangira season yacu. Nibuka ko umukobwa bari barangije kumwoherereza imyambaro Yilmaz yari yayimwoherereje, Karikuti aracyari mu kababaro k'urukundo rwishi. Ese biracuriki? Ese biri buze kurangira ute? Aya sasa uyu nguyu yitegereza cya Wangsu, yisi karamukunda nawe aramukunda kabura uko yayigira. Tangiye kuzajya yisekesha mu gihe cyo yari umurakari. Uyu nguyu kuva nonaha n'uwanjye narakubwiye ntuzongere kuvuga mu rukundo wawe, sibyo? Erega uruwanjye ibyo wigira byose. Ati ndagukunda. Nibuke ko yamuvuye igikomero ku maso, ubu ari mu cya ameze neza. Ati reba hariya desi kanasigaye kamutinya kagira n'isoni, nako karamukunda. Abasore b'ibwami bose baramukundaga Haiso, yari umuntu uzi kuganira. Uyu nguyu Haiso yaramusize asigara wenyine, asigara yibereye kumwe na Wangsu. Uku asigaye yumva kumbuye Haiso naho karangi